Haleluya! Mwiriwe neza bakunzi bacu. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro ibanye namwe. Izina ryayo rihabwa icyubahiro cyane. Uyu munsi ni umunsi wa 25 w'igisibo. Nk'uko bisanzwe turakomeza kumva icyo Imana itubwira muri iyi minsi. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana ritwigisha uburyo umugore w'i Samariya, umunyasamariyakazi, yakiriye Yesu ndetse akajya gutumira bene wabo kugira ngo baze barebe yuko ari we Mesiya. Kandi byari biturutse ko Yesu yari amaze kumubwira ibyaha bye byose, bituma yibaza ku muntu umubwiye ibyo yakoze byose uwo ari we. Uyu munsi rero turareba undi muntu ujya gusa n'uwo nguwo, basa naho bakoraga ibintu bimwe. Turareba umugore wafashwe asambana, bamushyira Yesu kugira ngo amuhane, ariko ngo bari kumugerageza ngo barebe icyo akora. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, ni ibice 8 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama, yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo, utarakora icyaha nabanze amutere ibuye. Dusomye inkuru ndende y'umugore bafashe asambana. Abafarisayo n'abakuru b'itorero bamuzanira Yesu. Bari biteguye kumutera amabuye, ariko bamuzanira Yesu kugira ngo bamugerageze babone uko bamurega. Ariko ikibazo mfite ni iki ngiki: uyu mugore yasambanaga n'igiti, uyu mugore yasambanaga n'ibuye, uyu mugore yasambanaga n'umusozi. Ko bamufashe ari gusambana, ari kubikora, uwo babikoranaga ninde? Yarari kuki we ataje ngo bamuzane? Akarengane gusa. Kubera iki itegeko ryafataga umugore, umugabo ntafatwe, cyangwa umusore, rikica umugore, umugabo ntiyicwe kandi basambanye ari babiri? Gusambana se si ugusambana nyine? Si icyaha kimwe?
umugabo ntabagikoze n'umugore ntabagikoze. Kuki hicwaga umugore? Byaterwaga n'iki? Yesu yaje gukuraho akarengane, ariko atari ugukuza icyaha cyangwa atari ukugiha agaciro ngo abantu bakigumemo. Amaze kubumva yarabihoreye, arababwira ngo utarakora icyaha nabanza mutere ibuye. Arunama yiyandikira hasi. Wakwibaza ngo Yesu yari ari kwandika iki? Ariko njye uko mbitekereza, yari arimo abitegereza mu mitima yabo. Muri uko kubitegereza, bo ubwabo biciriye imanza. Baravuga, buriya muzi ko bari abagabo gusa se? Bari abagabo gusa. Baravuga ati ariko ejo nanjye narasambanye, nimugoroba nasambanye, ku cyumweru narasambanye, ku munsi w'isabato narasambanye, ku wa gatatu narasambanye, nasambanye mu museke ngiye guhinga, nasambanye ndi gucuruza, nasambanye igihe nari ngiye mu nzira ngenda mfashe urugendo, nihishe umugore wanjye njya gukora ibyaha. None Yesu aravuze ngo utarakora icyaha abanze aba ari we umutera ibuye. Ayayayayayaya, bose babona noneho Yesu ari bubarangiriza aho ngaho, abarondore. Avuga ati wowe ubanjije kumutera ibuye, ahita amubwira ati wasambanye na nyirarunaka. Babirebye baravuga ati oya, ntabwo tugiye gusebera ahangaha. Umwe avuga ati singiye guseba, nanjye narabikoze. Bose bahise bikura umwe, yewe ngo bamwe bagenje imigongo yabo. Yesu amaze kubona ko barangiye bose, abaza umugore ati mbese abakuregaga bari hehe? Nta n'umwe wabashije kugutera ibuye? Undi aramubwira ati nyagasani, nta n'umwe. Nawe aramubwira ati ubwo noneho ntawe uguciriyeho iteka muri bariya bari bakuzanye, nanjye nta teka nguciriyeho, ariko genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Nuko Yesu aragenda, n'umugore nawe aragenda. Yesu yaberetse ko imbabazi z'Uwiteka ziruta urubanza, maze avuga amagambo yahinduye ubuzima bw'uyu mugore. Ndi gutekereza ko uyu mugore yagiye atekereza kuri Yesu, aravuga ati uyu muntu ni muntu ki? Abandi banciriyeho iteka, abandi bazanye amabuye, buri wese afite ibuye ryo kuntera, ariko uyu we angiriye impuhwe, angiriye imbabazi, kandi nawe ni umwisiraheli nk'abandi bose. Kandi itegeko ryabibaheraga uburenganzira, kuko ngo bari abafarisayo n'abigisha amategeko, kandi ndetse n'abatambyi. Ibyo bari barabihaye umugisha kuko ryari itegeko ry'Imana. Ariko Imana ntabwo yigeze ivuga ngo nibajya guhana bazahana umwe undi bamureke. Niba bari abanyakuri koko, bagombaga kuzana bazambanye bombi, umugabo n'umugore, bose bakicishwa amabuye, kuko bose bari bakoze icyaha kimwe. Ndetse ndahamya ko hari igihe abagore bafatwa ku ngufu n'abakobwa bafatwa ku ngufu, bakabura uko bitabara, icyaha kikaba. Hanyuma uwo muntu wafashwe ku ngufu, none nimureke tuganire. Uwo muntu wafashwe ku ngufu niwe utewe amabuye, niwe ujyanywe ku karubanda. Uwamufashe ku ngufu arasigaye kuko ari umugabo, ntago bari bumutere amabuye. Kandi ejo azongera afata undi mugore cyangwa umwana w'umukobwa, nanone bafata umwana w'umukobwa cyangwa se umugore, bagende bamwice, umugabo yongere
asigara aho ngaho, agire umukino icyaha kuko we kwicwa bitamureba. Murumva nta karengane karimo? Kandi ibi ngibi bigaragara no mu mico itandukanye. N'inaha ngaha mu gihugu cyacu byarabaga. Twumvaga ngo kera umukobwa watwitaga muri ubwo buryo adafite umugabo ngo bamujyanaga ku gasozi gahanamye bakamuhirikaho kugeza ageze mu kabande, ahandi bakamujyana ngo kumuta mu Kivu. Niba koko ayo makuru twagiye duhabwa yariyo, murareba ko sosiyete zose mu bihugu hari uburyo abakobwa igitsina gore cyagiye kirengana kenshi. Kuki abagabo batakorwagaho? Kandi akenshi byakorwaga n'abagabo bakuze. Kubera iki? Yesu warakoze, waduhaye agaciro, wadushubije agaciro, wahaye umwana w'umukobwa kubaho nubwo yaba ari mu cyaha, ariko ntago washyigikiye icyaha kuko wamubwiye ngo ntukongere gukora icyaha ukundi. Imana yacu twigishe, bagore bakobwa, mwikwemera icyaha cy'ubusambanyi, nimukizibukire kuko ari Yesu ntagikunda, n'abantu ntibagikunda, nubwo harenganaga bamwe abandi bagashyigikira. Dukwiriye kwiga ubwenge. Abakobwa bakwiriye kugira ubwenge, abagore bakwiriye kugira ubwenge. Uwo muntu araje, muraryamanye, mukoze icyaha, ucumiye ku Uwiteka Imana, ucumiye no kuri sosiyete nyarwanda. Hanyuma umugabo we ntacyo bimubwiye, ntazaruha atwite amezi 9, ntazaruha ngo igise kimurye, ntago azaruha umwana arira ijoro n'amanywa. Bene abo bagabo najyaga numva mu giturage babita ngo nibize ngarame, bitwa babize ngarame. Babyara hano bakabyara hariya, bakabyara hariya, bakabyara hariya, ukabona afite abana 60, nta n'umwe aha n'igikoma cy'umunsi umwe, kandi arakomeza kuko ntawe umuhagarika, ntawe umufata ngo amuhane, nta n'ubona icyasha kimuriho, atambuka nk'abandi, agenda nk'abandi, ntiwamenya ko akora icyo cyaha. Ariko umugore cyangwa umukobwa we icyaha kigaragaje, imbuto yariye yagiye ku mugaragaro, aratwite. Imana itugirire neza abagore n'abakobwa. Hari n'ibindi abagabo nk'abo ngabo batagira aderese banduza abantu. Se mujya mubimenya? None se iyo amaze kubiguterera gutyo, ubuzima bwawe ntibuba butesetse? Na wa wundi wabyaye ntubashe kumurera, ugasigira umuryango agahinda ko kurera umwana batazi na se wamubyaye, n'umwana akazakura atazi se wamubyaye. Mbega agahinda! Ariko Yesu yaje kugira ngo duhinduke, yaje kugira ngo imitima yacu ihinduke, ibyaha bituzemo. Yaramubwiye ngo mugore, ntukongere gukora icyaha, dore singuciriyeho iteka. Byashobokaga ko mvuga ngo nimumwicishe amabuye koko, ariko simbikoze kuko nabo ni abanyabyaha nkawe. Ariko wowe ndakubwiye ngo ntukongere gukora icyaha ukundi, wihane. Ni ukuri, ndi gutekereza ko iyo bamutera amabuye batamugejeje kuri Yesu yari gupfa bikarangira, yari gupfa mu mubiri kandi ntabone n'ubugingo. Ariko ndahamya ko amaze guhura na Yesu, Yesu akarebana nawe mu maso, akamubwira ati ntuzongere gukora icyaha ukundi, umugore akagenda amahoro. Ndi gutekereza ko n'uwaza kumushuka yari kujya yibuka ya mabuye bari bagiye kumutera, akavuga tumva, wacyaha, ndakuzinutswe, ndakwanze, yewe nunkomokaho
ndamusengera, ndamwingingira uriya mugabo azamufashe kuzakora nk'ibyo najyaga nkora. Imana yacu itugirire neza. Yesu ni umunyembabazi, Yesu ni umunyarukundo, Yesu ni umunyamahoro. Haleluya! Yesu ashimwe kuko ataje guciraho isi witeka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani ibice 3 umurongo wa 16 aranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ntago yica umubiri ahubwo yica icyaha kiri mu mubiri hanyuma agatanga ubugingo kugira ngo umuntu agire ubugingo buzima, abe umuntu mushya uhindutse muri Kristo Yesu. Yesu yashaka ko abantu barimbuka ntabwo aba yaraje, nta nubwo aba yaremeye kujya kumena amaraso i Golgota ngo ajye gusuzugurwa n'abo yaremye. Hoya, aba yaravuze ati kama mbaya mupfe mugende ibyaha bibarimbure, tuzabashyira muri Gehinomu, nta kibazo dufite, umuriro turawufite tuzabashyiramo. Ubwo aravuze ati hoya, mwana w'umuntu, nitwe twakuremye, ntabwo dushaka kurimbuka, niyo mpamvu mennye amaraso kugira ngo mubone ubugingo. Turabizi ko umubi yajugunywe mu isi kandi kumutsinda ntibyoroshye, ntago byoroshye, afite amayeri, afite amageza nk'aya mugezi umubi. Imana yacu iratureberera, Imana iravuga iti mwana wanjye genda ubacungure. Nicyo cyazanye Yesu kuncungura ngo nawe agucungure. Imana ihabwa icyubahiro cyane, yarakoze kudutekerezaho. Nagira ngo rero tuvuge ngo imbabazi ziruta gucira abantu urubanza, kandi Imana ishaka guhindura ubuzima bw'abantu atari ukubarimbura. Imana irashaka kubigisha kuba abana bayo atari ukuba ibyigenge n'ibyigomeke. Imana irashaka ko dutangirira ubuzima bw'ijuru hano mu isi tukazasoreza mu gihugu cyayo cyo mu ijuru. Imana iragushaka, nanjye iranshaka. Ariko nakubaza iki kibazo, ese wowe witeguye kwakira imbabazi za Yesu? Witeguye kwakira urukundo rwe? Witeguye kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Uyu munsi niba wumva wamuha ubugingo bwawe, kamuha umutima wawe, arakwakira na yombi. Ngwino kwa Yesu, ngwino ku mwami ugira impuhwe n'imbabazi, ngwino uze ku mwami wafatishije isi urukundo, atayifatishije imbunda, atayifatishije ikiboko, atayifatishije inkoni. Kristo yafatishije imitima y'abantu, ayifatisha urukundo, ayifatisha amaraso yamennye i Golgota. Abandi iyo bashaka kwigarurira abantu bakora ibintu bitandukanye, ariko we yakoresheje urukundo n'imbabazi, nuko aronka ibihumbi n'ibihumbi. Yafashe isi, yafashe ibihugu byose. Imana ishimwe. Yafashe ibihugu n'ibihugu atamennye amaraso yabo agiye kuyobora. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, Kristo nahabwe ikuzo, kandi akomeze aganze muri twe. Izina rye nirihabwe icyubahiro cyane.
dore turakinira ku kibuga abandi bakiniyeho baranesha, kandi dore ibyo batsinze nibyo bidutsinda. Mbese dufite iki twe kwireguza? Iki kibuga Aburahamu yagikiniyeho aranesha, abasekuruza w'abizera. Iki kibuga Pawulo yagikiniyemo, avuga ubutumwa Aziya n'Uburayi barakizwa, na rugendo rwe rwabaye imfabusa. Iki kibuga intumwa za Yesu zagikiniyemo, nizo zayoboye itorero ya mbere. Ngaho reba ko hari urwitwazo abona, ariko Uwiteka niba hari icyo nasaba, ndasaba ijuru, kuko ndiwagira imibabaro yo mu isi ngo uzagire na nyuma y'ubu buzima. Byabara agahinda, byabari akaga gakomeye, ndetse bamwe ntibabyumva, ariko uko niko kuri ku ijambo Uwiteka. Paradizo twari kubamo kiguze ubu, igiciro cyayo ni ugukiranuka. Nudakiranuka wirirwe neza, ndabuze ngo baye, ndabuze ngo baye. Iki kibuga Aburahamu yagikiniyemo aranesha, abasekuruza w'abizera. Iki kibuga Pawulo yagikiniyemo, avuga ubutumwa Aziya n'Uburayi barakizwa.